penaliti z'abafana ntawe urabasha kwinjiza wariyo ebyiri amukura imwe iteraneza nawe ukuramo neza cyane penaliti z'abafana nazabuze yitsinda bose bamaze kuzirata ebyiri wariyo yagiye reka turebe aragenda nzuri sana yayinjije imwe ubwo eshatu kuri imwe bamaze gutera wariyo yamaze gutera eshatu amukura ebyiri Katurebe nawe agiye kuyitera reka turebe aragenda reka turebe nzani sana yayinjije amukura imwe kuri imwe bose bamaze gutsinda eshatu bamaze gutera eshatu ariko imwe niyo imaze kujya muri zombi Katurebe rero turebe nzuri wari yayinjije ebyiri mu by'ukuri murenye wamukura amaze gutera eshatu amaze kwinjira imwe nawe agiye gutera iya kane reka turebe rero utwara iyi penaliti atwara 25 yitsindira utsinda penaliti nyinshi umusore wamukura ndabona yagenda amubwira ati subiza inyuma gakeya katurebe abasore katurebe abafana nzuri ebyiri kuri ebyiri bose bamaze gutera enye ariko buri wese amaze kwinjira ebyiri katurebe wari yagiye kujyaho ati ngaho tera Rayon Sport aragenda katurebe nzuri sana eshanu amaze guteramo eshatu uyu wamukura mutsayirase wa Rayon Sport yabatwaye mu 25 zino penaliti mu bwiza ukuri ko ziba ziryoshye mu by'ukuri wamukura n'ugiye gutera ya nyuma ya gatanu ese arayirata cyangwa arayinjiza katurebe baba banganije nzuri eshanu kuri eshanu ariko bamaze kwinjira eshatu bose ubu tugiye kureba uri butere imwe akayirata undi akayinjiza ubwo yarabatsinze wari yagiye reka turebe ati ngaho tera reka turebe aragenda nzuri sana abasore bazi gutera penaliti nibura bobo bazi gutera penaliti mu by'ukuri wamukura agiye gutera iya gatandatu bose bamubinje wari yamaze kwinjira enye undi eshatu wari yaramutse ayikuyemo utari 25 yabitsindiye reka turebe wamukura agiye kwitera nzuri sana enye kuri enye bose bagiye gutera penaliti ya karindwi penaliti ya karindwi wari reka turebe ko yinjiza arayitera yikuyeho wamukura ni uzi witwaye 25 rero umusore wa Rayon Sport awuteye hanze umusore wa Rayon Sport akaba abaye cyane igihembo gitwara n'umusore wa Mukura bitwa Sport Wazil igihembo wakirwa n'ikinyobwa kimwe mu binyobwa kabisa hano mu Rwanda bicuruzwa kandi ku bwinshi uyu musore wa Mukura niwe ugitwaye rero 25 utsinze wa Rayon Sport penalty match ikaba yarangije cyambere ari ubusa ku busa hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya Mukura Victory Sport nta kipe nimwe yabashiye kubona uburyo buri danje cyane wenda bukabije Mukura abonye nka bubiri Rayon Sport bona bubiri wenda nabwo budakabije cyane ariko birangiye gutyo igice cya mbere ese Bruno Ferry agiye gukora iki kuri ikipe idafite fitness ihagije ushobora no kuza kubagora cyane twabonye umusore witwa Yannick Bangalari Tombo mu by'ukuri atitwaye neza pe ntabwo igeze yitwara neza makina imipira mibi cyane hagati mu kibuga n'abagenzi be byabayobeye umutoza agiye kumuganiriza iki reka turebe icyo cyakabiri ko kiza kugenda gumana natwe wibuka kana subscribe kugira ngo tutaza gucikwa kana gatoya hanyuma dukomeze tubane neza cyane abafana ba Sport ndetse n'abanyamupira bose bitabiriye umukino rwose bigaragara ko bagerageje n'abamukura ntabwo ari bake ugereranije ko yakiniye nayo ku kibuga kiri netere abavuye Huye no mu bindi bice bikikije akarere ka Muhanga mu tundi turere bose bari hano kabisa kugira barebe umukino neza cyane akaba ari umukino rero usoza fazare hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya Mukura Victory Sport mukuru makino umukino ku mwanya wa gatandatu Rayon Sport ku mwanya wa 9 Rayon Sport yabitsinze yagira amanota 28 naho Mukura itsinze yagira amanota ndatekereza ko ariyo 29 ahubwo ariyo hanyuma zikaba zagenda zirushaho gusatira ziri imbere zirimo Al Hilal yarenganije n'ikipe ya Mamelodi Sundowns muri Afurika y'Epfo tego 2-2 ndetse n'ikipe ya APR FC nibagiwe Police yewe n'ikipe ya El Merreikh ziri imbere zose
ubwo ibindi twaza kuba tubikurikirana cyane. Rero reka twebe tubane cyane kuri stade stade regional y'akarere ka Muhanga, bikiri ubusa ku busa. Tucyaka bigiye gutangira mu kanya. Don't go far away, ntujye kure, dukomeze tubane neza cyane. MC John Brian kabisa. Ibuka kandi ko ahantu hose hari ubumenyi wahajya icyo gusaba cyose. Murangire mwarimu Gilbert, ufite channel ya YouTube channel yitwa English Development Hub. Iri ni isomero riri online cyangwa se YouTube channel yigisha icyongereza mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Hamwe na mwarimu Gilbert rero yisure kuri YouTube, wandikemo English Development Hub, ubundi ukomeze kwakira amasomo menshi ndetse na video zisobanura icyongereza muri Kinyarwanda ndetse n'icyongereza nyine birumvikana. Burya ubumenyi nibwo soko ya byose. Kadukomeze tubane, komeza kuri subscribe, dukomeze tubane neza cyane. Inshuti yanjye, ntuzongere kuva ahantu wabonye amahirwe yo kwiga icyongereza, nakuzani EDH English Development Hub. Iri ni ishuri ryiza rya online rikwigisha icyongereza, ugasobanukirwa grammar, ugasobanukirwa uko basoma icyongereza, ugasobanukirwa uko bakiganira hamwe na mwarimu Gilbert. Uyu ntabikora nk'umuhashyi, abikora nk'umuhamagaro. Yigana icyongereza na teacher Gilbert kuri YouTube channel, ubundi usobanukirwa byinshi. Wow. Hey dear viewers of EDH, still this is teacher Gilbert. I'm happy to be with you. I'm happy to have you on EDH. We are going to nurture our skills together. Today's lesson is about common mistakes people make in English. If you make some mistakes and you don't know how to correct them, EDH is here for you. Guhera uyu munsi nawe wadidibuza icyongereza nk'uwakivukiyemo. Dusure kuri YouTube channel yacu, ubundi dusangire ubumenyi. Murakaza neza.